Kuri wa musozi waruwibivume, aho niho twaboneye intsinzi. Kuri wa musozi waruwibivume, aho niho twaboneye intsinzi. Kuri wa musozi waruwibivume, aho niho twaboneye intsinzi. Twari kuriyo mu mashyamba, nta byiringiro twari dufite, aho twigaraguraga mu isayo gahinda gasaze. Twari nzahare kuko nepfo na ruguru twari dufite, twari mu mwijima w'icura burindi duhubye amaso. Ariko tugera ku musozi, dusangaho umusaraba n'uwawubambye wateze amaboko, maze imitwaro arayidutura. Kuva ubwo tubabana indirimbo z'amashimwe, na bugingo n'ubu turacyaririmba Golgotha. Twari kuriyo mu mashyamba, nta byiringiro twari dufite, aho twigaraguraga mu isayo gahinda gasaze. Twari nzahare kuko nepfo na ruguru twari dufite, twari mu mwijima w'icura burindi duhumbye amaso. Ariko tugera ku musozi, ariko tugenda tutazi iyo tujya, ariko tugenda kubwo ubuntu tugera, ariko tugenda tugera ku musozi, dusangaho umusaraba n'uwawubambye wateze amaboko,
maze imitwaro arayidutura, maze imitwaro arayidutura, maze imitwaro yacu yose arayidutura. kuva ubwo tuhabamo indirimbo z'amashimwe, na bugingo n'ubu turasaririmba Golgotha, 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 na bugingo n'ubu turasaririmba turasaririmba na bugingo n'ubu aduhindukiye urwibutso, na bugingo n'ubu aduhindukiye urwibutso, na bugingo n'ubu turasaririmba Golgotha, 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 wa musozi we igikundiro, kuko kuri wowe ariho hamenetse wa muvu w'amaraso wakogeje ibyaha. Golgotha, Golgotha, wa musozi we uri w'igikundiro, kuko kuri wowe ariho hamenetse wa muvu w'amaraso wakogeje ibyaha. Imana ishimwe yagize neza kuduha Yesu. Nubwo wari umusozi w'umubabaro twawugezeho dufite intimba n'agahinda ibikomere by'amateka yacu yahahise. Nubwo wari umusozi w'umubabaro twawugezeho dufite intimba n'agahinda ibikomere by'amateka yacu yahahise. ariko Umwanama w'Imana wose ibyaha twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. ariko umwanama w'Imana wose ibyaha twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. twavanye ubuzima budasanzwe, twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. dufite umunezero ugacira, twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. yaduhesheje imiryango, twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. dufite umudendezo, twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. tugendana amahoro twavanye ubuzima budasanzwe Karuvariyo. Golgotha, 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 wa musozi we uri w'igikundiro, kuko kuri wowe ariho hamenetse wa muvu w'amaraso wakogeje ibyaha. hano bariho baza, ndagira ngo duhaguruke. Bariho baza abashyitsi, reka mbasabe mwese muhaguruke dufate umwanya wo gushima Imana. Tugiye gufata umwanya wo kubwira Imana ngo Mana, uyu munsi wawuduhaye, uyu ni umunsi nimwasame, Imana iruzuza akanwa kacu. Yesu nahabwa icyubahiro. Hari ibyo Imana ikora atari uko twasenze, hari ibyo Imana ikora kubera urukundo rwayo. Ibyo byose rero tugiye kubivuga. Reka nsabe mwarimu Ivona yigere hafi. Tugiye gufata umwanya wo gushima Imana, dutanga amaturo y'ishimwe, ariko tubanze tubumbura akanwa kacu tuvuga imirimo y'Imana.
kuko data ndabizi arakora. Yesu ashimwe cyane. Kuba uriho, kuba turiho, kuba dusenga, kuba turi mu nzu y'Imana, ibyo byose nta ruhare rwawe, nta ruhare rwanjye, ni uruhare rw'Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera. Imana ishimwe ko yatuzigamye twese, kandi Imana ishimwe kubwo imirimo igenda ikora, yabigaragara n'itagaragara, ariko Data ajya akora imirimo nahabwa icyubahiro. Mu mihanda araturinda, mu tugenda, mu buzima bwa buri munsi. Yesu ni umwami, akwiye gushimwa, akwiye guhimbazwa. Bumbura akanwa kawe umubwire ngo mwami ndagushimiye. Turaza gukomeza dutanga amaturo y'ishimwe mu biseke bitwegereye, hanyuma abumva bakeneye gutanga ishimwe ryabo batagendanye amafaranga mu ntoki barakoresha mobile money. Dufite momo pay ku nkuta habegereye, ntago bigoye, urakebuka urebe hariya, hanyuma ukoreshe ziriya kode, hanyuma utanga ituro ryawe ry'ishimwe. Turabikora rero twumva indirimbo, bitegure rwose neza, hanyuma ariko tubanze dushima Imana. Abahageze namwe, ushatse warambura amaboko, ushatse warivuga mu mutima, ariko mureke twisanzure dushima Imana. Hari ibyo dukwiye gushimira Data wa twese? Birahari? Zamura ikiganza, hanyuma mwarimu atuyobore mu gusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibibe muri iri teraniro. Turagushimiye kuko uri Imana y'imbaraga nyinshi, turagushimiye kuko uri Imana nziza, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira kugira neza kwawe, turagushimira imbabazi zawe, izo nizo zituma tudashiraho, ziyongeranye uko bwije n'uko bukeye. Turagushimye Yesu, abashyitsi baragushimye, abasangwa turagushimye, itorero rya Gatenga turagushimye. Watugiriye neza, waduhaye Yesu, watugiriye neza, waraturinze, twabonye ukuboko kwawe, twabonye imbabazi zawe, watweretse urukundo mu minsi yose duherereje inyuma. Turagushimiye, dutambukije amashimwe, twuzuye amashimwe, no kuba turiho, umuyaga warahushye, imivu yaratembye, uratwimana. Warakoze Yesu, turagushimiye, watugiriye neza, twararwaye uradukiza, twaragutabaje uradutabara, twakoze mwami Yesu ingendo uraturinda, waduhaye ibyo kurya, warakoze mucunguzi, abakukazi warabarengeye. Turagushimiye, imiryango yacu ni bizima, turagushimiye. Haya blessing weze grine fo, haleluya. Warakoze Yesu, tukuramburiye amaboko, turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tuzanye amaturo y'amashimwe, tuzanye amaturo aguhumurira ngo umubavu humura neza. Aya mashimwe yakire mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uko agiye kugukorera yumva imbaraga zawe, yumva umwuka wera. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, izina ryawe nirishimwe, tugukomeye mu mashi, tukuvugirisha impundu. Turavuze ngo himbazwa, turavuze ngo himbazwa, turavuze ngo himbazwa, turavuze ngo himbazwa, izina ryawe rishimwe. Haleluya, haleluya. Fasha abaririmbyi, ubagirire neza, bagirira umugisha mu Gatenga, bumvira imbaraga mu Gatenga, bahemukira mu Gatenga. Turabasengeye, korari duhuza umutima, imbaraga z'Imana zibatwikire, kandi uyu munsi bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Urakoze cyane, cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Hallelujah, hallelujah. Amen.
Hallelujah. 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 Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka Mwami kubona ufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu Hallelujah. Hallelujah. Murambura amaboko dusuzanye mu izina rya Yesu. Duhuze umutima irabashuje kandi bifurije
amateraniro meza. Amen. ijuru isi n'ibirimo, Mana ukwicyubahiro, Mana ukwicyubahiro. Inyoni mu gasozi, inyamaswa n'ibikururuka, bibyuka biguhimbaza, biti Imana yacu rera. Mana waremye ijuru isi n'ibirimo, Mana ukwicyubahiro, Mana ukwicyubahiro. Inyoni mu gasozi, inyamaswa n'ibikururuka, bibyuka biguhimbaza, biti Imana yacu rera. Urera, 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 Mana ukwicyubahiro. Urera, 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 Mana ukwicyubahiro. Ibiti mu mashyamba, amazi n'utugezi duto, inyanja n'ibiyirimo, bihora biguhimbaza. Ndetse na Satani hamwe n'abadayimoni, nubwo babyirengagiza, bazi kukwicyubahiro. Ibiti mu mashyamba, amazi n'utugezi duto, inyanja n'ibiyirimo, bihora biguhimbaza. Ndetse na Satani hamwe n'abadayimoni, nubwo babyirengagiza, bazi kukwicyubahiro. Urera, 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 Mana ukwicyubahiro. Urera, 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 Mana ukwicyubahiro. Imana mwese muze dupfukamire rimwe, duhimbaze iyo Mana yacu, kuko ikwicyubahiro. Abakuru n'ibizima bahora imbere yayo, bakubita amakamba hasi, baramya bati urera. Abubaha Imana mwese muze dupfukamire rimwe, duhimbaze iyo Mana yacu, kuko ikwicyubahiro. Abakuru n'ibizima bahora imbere yayo, bakubita amakamba hasi, baramya bati urera. Urera, 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 Mana ukwicyubahiro. Urera, 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 urera,
Imana ikwiye icyubahiro. Amen. Niyo kwizerwa. Gira neza. Haleluya. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, igira neza. Imana ishimwe. kugira Uwiteka umwami n'umukiza wawe, ntagisa wo kugira Umwuka Wera ukuyobora mu bugingo bwawe. Iyo uhuye n'ibibazo umva ijwi ryayo ngo umuragana wanjye. Iyo uhuye n'ibirusha umva ijwi ryayo ngo rukamana wanjye. Iyo uhuye n'ibibazo umva ijwi ryayo ngo umuragana wanjye. Iyo uhuye n'ibirusha umva ijwi ryayo ngo rukamana wanjye. Dufite amahoro kuko hariho uwatwitangiye. Bikore imitwaro yacu yose ubu muriwe turatambaraye. Iduka wanibyago n'amakuba kuko zaturinda muri byose. Imyambi ya Satani bidutera ubwoba kuko dufite ikabidukikira. Ibuka wanibyago n'amakuba kuko zaturinda muri byose. Imyambi ya Satani bidutera ubwoba kuko dufite ikabidukikira. Ntacyo namushinja uwo mwami, ntacyo namushinja yo, uwo mwami Yesu. ntacyo namushinja uwo mwami, ntacyo namushinja uwo mwami Yesu. Yesu Yesu kubaho twabaniye nta kintu naburanye. Unambara amba hafi mu bibazo arakomeza. Yesu kubaho twabaniye nta kintu naburanye. Unambara amba hafi mu bibazo arakomeza. ntacyo namushinja uwo mwami, ntacyo namushinja uwo mwami Yesu. ntacyo namushinja uwo mwami, n'ukuri ntacyo namushinja
Umwami Yesu, 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 kubaho twabaniye nta kintu namuburanye, ntambara amba hafi mu bibazo arakomeza. Yesu, kubaho twabaniye nta kintu namuburanye, ntambara amba hafi mu bibazo arakomeza. Yesu, Yesu, kubaho twabaniye nta kintu namuburanye, ntambara mu bibazo arakomeza. Yesu, ntacyo namushinja, Yesu, ntacyo namushinja, Yesu, ntacyo namushinja, Yesu, ntacyo namushinja. Abumva ntacyo bashinja Yesu bongere mu amashyi menshi cyane. Mwami wacu ntacyo twamushinja. Muri iri teraniro hari umuntu ufite icyo yashinja Yesu? Hari uhari? Mwami Yesu yarakoze. Haleluya, haleluya. Mwami yarakoze, yadukuye ahantu hakomeye cyane. Ntacyo Yesu twamushinja. Yesu ashimwe. Nitwe tumuri mideni, kandi nibwira ko ntawavango yamaze gukemura ikibazo cy'ideni afitanye na Yesu. Ubundi yaducunguye akoze umurimo ukomeye, umwana w'umuntu atarondora, umwana w'umuntu atavuga. Ibyo Yesu yakoze nahabwa icyubahiro. Ndagira ngo duhaguruke twese. Ndasaba mwarimu Donata yegere hafi. Hanyuma tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo kwakira ijambo ry'Imana. Reka n'ubundi atuyobore mu mwanya wo gusengera umwigisha wacu. Mana yacu mu izina rya Yesu, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni iry'ukuri, ijambo ryawe ni iryo kwizerwa, ijambo ryawe rifite imbaraga zirema, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe ni ryo ryashyizeho ibintu byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Imana ishimwe ko watugeneye uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Utwemerere uduhe kumva no kumvira ibyo umwuka abwira amatorero mu izina rya Yesu. Tunanije imbaraga zose zabuza abantu bawe kukumva no kukumvira. Dutesheje agaciro ibitavuga Imana, dusohoye imbaraga mbi, dufunze amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Turasenze muri uyu mwanya ngo imbaraga zawe zigotire iteraniro, mwuka w'Imana zenguruka ahantu, umuntu wese akumve kandi akumvire mu izina rya Yesu. Dusengeye umwigisha, mwuka wera w'Imana mugote, mwuka wera w'Imana mukoreshe, mwuka wera w'Imana ganzira iteraniro, icyubahiro kibi cy'Imana. Dusabye biki byinshi biduhera ubuntu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turashimira Kristo waduhaye agakiza. Amen. Tugire gutya Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ngiye kuvuga ibi, hari igihe ntekereza nkavuga nti ariko ko tuvuze ngo turashimira Kristo waduhaye agakiza, nkavuga ngo n'abandi niko babyumvise. Turashimira Kristo waduhaye agakiza. Hanyuma ibi bintu Imana, ndashimira Kristo ko twamenye ko Imana ihari, twamenye ko Kristo ahari, twamenye nuko umwuka wera hari kandi akora. Kuko hari aho twabaye tugenda mu kigare gusa tutazi ko bibaho. Imana yacu nishimwe. Hanyuma reka
korari Imana ibaha umugisha, nta kintu twamushinja. Se nawe nta kintu wamushinja? Ayiwe, nta kintu twamushinja. Nta kintu twamushinja. Ariko Mana, niba hano mubikunda ntago mbizi, ariko mumfashije mwanyemera tugahaguruka tugafatanya ishimwe rimwe rigari tugatera haleluya. Nari mvuze ngo niba hano mubyemera simbizi, ariko no guhimbaza Imana, hanyuma mukananyemera tugakomera Imana amashyi, byakunda ababyeyi bakayivugiriza impundu. Murakoze ko muhagurutse. Reka mbare gatatu dutere haleluya tuyikomera Imana amashyi, hanyuma ababyeyi tuyivugiriza impundu. Niko numvise twayishima, ntacyo twayishinja. Imana ibahe umugisha. Kabiri gatatu haleluya. Nyemerera Imana tuyihereza amashyi, ababyeyi bayivugiriza impundu. Uwiteka turagushimiye, ntacyo twashinja umwami wacu, ntacyo twashinja umwami wacu. Mana yacu nishimwe. Yesu shimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 34. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 34. Imana ibahe umugisha. Luka ibice 22 umurongo wa 31 tugeze kuri 34. Imana ishimwe. Kadusome. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko wowe ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Reka dusome no hirya ku murongo wa 54 mu bice nyine 22. Naho ngaho, naho hafi bice 22 umurongo wa 54. Baramufata baramujyana, bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati, baricara. Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicaye, abona eka nsubire umurongo wa 54. Umuja umubonye yicaye ahabona, aramwitegereza, aravuga ati, n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati, mugore, simuzi. Hashize umwanya muto, undi aramubona, aramubwira ati, nawe uri uwo muri bo. Petero ati, wa muntu we, sindi uwabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe, undi amuhamiriza abikomeje cyane ati, ni ukuri n'uyu yari kumwe nawe, kuko ari umunyagalilaya. Petero ati, wa muntu we, icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Mwami Yesu
arakebuka yitegereza Petero. Nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze ararira cyane. Reka dusome byakozwe n'intumwa ibice 4 murongo wa 8. Byakozwe n'intumwa ibice 4 murongo wa 8 naho hirya hafi page 126. Byakozwe n'intumwa ibice 4 murongo wa 8. Kadusome. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Muvuge ngo amen. Numvise muri iki gitondo umwuka wera anyobora kugira ngo twibukiranye kuri ano magambo insanganyamatsiko cyangwa se intego y'akanya tugiye kumarana ahangaha tuganira. Ndagira ngo nongere mbibutse ko umwuka wera akenewe. Naho narindi kwerekeza. Natangiye mvuga ngo ndashimira Imana ko twagize amahirwe tukamenya ko agakiza kabaho, ko kandi hariho Imana ishobora byose, ko kandi umwuka wera hari kandi imirimo ye igaragara. Turashimira Imana ko ibyo bintu twabimenye. Nza kuvuga ngo hari igihe tutari tubizi, tunihebye, tutazi ikintu twakora, tubuza amahoro, ugashakisha ahantu wayakura ntibikunde. Urya unywa ufite amafaranga, ufite n'inshuti, ariko ntugire amahoro namba. Turashimira Kristo ko mu gufata umwanzuro wo kuza kuducungura, muzi ko yaraje kugira ngo tuzahuze, aca mu mwana w'umuntu, aca mu mumama, avuka nk'abandi bana, akura nk'abandi bana, ariko akura ari umwana udasanzwe. Hanyuma aho agereye mu rwego rwo gutangira gukora umurimo, ahamagara intumwa, hamagara ba Petero n'abandi, bamwemezwaga n'imirimo babonaga akora. Yabahamagara, bareba imvugo ye n'ibyabaye mu giterane, bakavuga bati kwizera uyu nguyu yatandukanye na buriya bwami twabagamo. Bakigumura bakaza bati turemera kujyana nawe, bagasiga byose bakemera bati turajyana nawe. Icyo gihe bamureba amaso ku maso, yabaga ari igisubizo cya byose. Itangiriro, ahantu yatangiye ntekereza ko dusoma muri Bibiliya, ubukwe bwarabaye Kana, ngo baranywa ibirori, ariko bigeze aho abantu bakinyotewe, ibintu birashira, ibinyobwa birarangira, nuko birabacanga birabayobera. Ariko mu kubayobera umuntu waragize yerekwa cyane, avuga ati ariko reka mbabwire, uyu mwana witwa Yesu, ni munyemerera ikintu ababwira mu gikore. Arangije ngo arababwira ngo nibagende ngo bavome ngo amazi ngo bazana aho ngaho. Nuko ngo baraza bavoma amazi bashyira aho ngaho, ngo arababwira ngo nimudahe muhereza abantu.
uwo mwanya ngo baradaha banyweye bumva ngo biryoshye kuruta ibyo bahoze banywa. Tugire gutya umwami wacu ahabwe icyubahiro. Hanyuma kumubona, kureba Yesu amaso ku maso gusa byari ibintu binejeje. Ahamagara ba Petero nihuta, ntago bateganyaga ko Yesu azapfa. Babonaga akomeye mu giterane inzara yaza ati mukora imigati, bati ni mike ati muyibahereze, bakabona barariye byanze gushira. Bakagera hano ati rwose hari umuntu urembye byanze byayoberanye, akahagera buriya bahari n'ababaga bapinga, hakavuga utuntu duke gusa bakabona arahagurutse arakize, bati oya uyu tuzagendana nawe kabisa. Bamaze kumenya kuntu agira imbaraga, muribuka ko kwa Lazaro yararwaye ariko bashike baravuga ati wapi dupfa kwa dufite inshuti yacu Yesu, Lazaro ntacyo kibaye. Bamutumyeho yanga kuza, barongera yanga kuza, ngo bagahamagara agasibira, bakagenda bagira ubwoba. Arinda ava mu mwuka we, avuye mu mwuka bati ko nta dukorera isoni, ko twari tuzi ko rwose Yesu ashobora kuza kugira icyo ubu nta tumwaje. Umunsi wa mbere yapfuye ngo Yesu yanga no kuza, n'uwa kabiri Yesu yanga no kuza, n'uwa gatatu Yesu yanga no kuza, yiyizira ngo ku munsi ngira ngo wa kane. Ahageze rero uburumva ibyifuzo byo gukira byo kwa Lazaro, murabizi ko byo byari byamaze kurangira, ntago babibaraga. Byifuzo byo gukira kwa Lazaro ntago babibaraga, ahubwo bumvaga ari amakuru, baramuha amakuru ko byagenze, ko yaboze byashize. Noneho Yesu agarura ikiganiro cy'ukuntu ashobora kugira ikintu akora. Batangira kuvuga ati oya byihorere, aranuka, byararangiye. Tugire gutya Yesu tumushimire. Kuri Yesu ntibirangira. Hanyuma murabizi ko yagiye akavuga ati Lazaro haguruka usohoke. Harahaguruka induru ziravuga ibintu birakomera, bakabatwa. Abagenda nawe bose baravuga ati dufite umwami tuzamugumaho. Hanyuma Yesu ari kugera mu gihe cye cya nyuma, niko areba, yagiraga arareba ntiyerekwa. Areba ba Petero aravuga ati nyamara nubwo bisa gutya mwiringi tukiri kumwe byari sawa, ariko ngiye kugenda muracikamo igikuba ndabireba, nta mbaraga mufite. Imbaraga mufite nizuko turi kumwe, nizuko tugendana. Hanyuma niko kubabwira ati nyamara mushaka musenge, ndabona Satani yabagerageje kugira ngo abagosore, yabonaga ko mbega ibintu nuko. Hanyuma ngira ngo tubihuriyeho nukibukiranya twese turasoma, tubiziranyeho ko nubundi Yesu akimara gufatwa, Petero nyine yabaye mu bambere koko mu bari bashatse gutabara. Agira akantu k'ingorane mu byo yari yarize, ahitana ugutwe kumwe mu bari baje kugirira nabi Yesu. Mu bugizi bwa neza bwa Yesu nawe nguru gutwi ngo abigisha bavuga ko ngo yagutoraguye akagusubizaho, ariko isomye ubona ko ngo yakozeho ugutwi kurasubirana. Petero abona ko urugamba yarwanaga rutari rworoshye, abona ntibyoroshye, abona baramusingiye, abona birakunze. Singiye ukuntu mbega Yuda ari wamugambaniye nyine, ibyo murabizi. Abona Petero abona birakunze, abona baramushoboye, aravuga ati zambaraga zakoraga ubu zigiye. Nawe neza biramurangiranye, atangira kumugendera kure kandi yari yararahiye. Ariko dushimire Kristo, ni umwami mwiza, ntago yazukanye inzigo. Mana yacu nishimwe. Hanyuma nyina mugendera kure. Cyo nashatse kuvuga nihuta, yaramwihakanye. Iyo avuga ya magambo ntekereza Petero na ryagabo rye, n'ukuntu yabazaga ibibazo, n'ukuntu yabaga ari mu mwanya igihe cyose amuri hafi yiteguye kurwana. Ariko Yesu yari yamubwiye atumva, wari ukwiye gukomera kuko nugwa n'abandi baragukurikira. Birangira nyina mwihakanye gatatu, kandi ubwo Yesu yari mu kaga, ariko amureba ijisho aravuga ati sinabikubwiye. Yarabaye nk'abati sinabikubwiye, bari baziranye. Ararahagura arasohoka aravuga ati ndagaragaye. Biramucanga, ariko icyo gukora nticyari gihari, nawe ntiwamurenganya, nta mbaraga yari afite. Na Yesu kandi yarabizi ko nta mbaraga afite. Narivuze ngo intego, impamvu numvise iri teraniro nabibutsa kwifuza umwuka wera. Mu yandi magambo mbabwira ngo umwuka wera arakenewe. Ntago bampa umwanya bambwiye intego, numvise intego ikintu umwuka wera yazanye mu mutima wanjye, ari ukukubwira ngo umwuka wera arakenewe. Hanyuma muri iki ubu buzima duhagazemo,
ndashaka kukubwira ngo ikimenyetso kigaragaza ko nta mbaraga ufite umwuka wera akenewe. Ubundi twariye ni sawa, utaha umugore ati sheri, ati inkweto nkukuriremo, ati amasogisi se akabangukana udukama mbiri, ati noneho se uko ndeba unaniwe urabanza iki, ese n'utubuto, ise ni ibiki? Nuko nyine Yesu uri kumureba. Umunsi uzaza ntibikorwe bigatandukana n'ibyo wabonaga, akakubwira tumva amazi uyihereze n'ibyo byo kwikuramo inkweto pose nakubyaye, uti ko naniwe atura amazi, utari kurabona ntashonje wajya ukabyasingiye biriya. Kandi buriya ibi mvuga kuko mpamya ko ubundi si twe twivugisha, ntibishoboka. Ugira ngo nge navuga nkabishobora, Mugabe Emmanuel wo kwa Baributsa mu bantu bangana uku nabishobora, nge sinabishobora, ntabwo nge nabishobora. Ibi mvuga birimo nibwo bimenyekana. Impamvu yatumye ukubita umugore kandi utarabigiraga nicyo kigaragaza ko buriya nta mbaraga. Hanyuma cyokora turashimira Kristo nuko aragenda ngo ararira, arasohoka nyine. Ibyakurikira muri ko Yesu yarapfuye, arazuka ku munsi wa gatatu, ariko kuko yaraza aho asize mana abantu yari yarahamagaye basize bamwaye, murabizi ko akimara gupfa basigaye bamwaye basigara basebye, birabacanga, baratatana. Abadamu bamwe cyokora bagira ubutwari bakajya gusura imva, nuko nyine batinyutse bakeya. Yesu atangira kugenda ngo abiyereka, amara iminsi 40 abiyereka, ariko nyine nuko arangije nyuma ku munsi wa nyuma ngira ngo hafi aho ngaho nibwo yabasanze bari kuroba barasubiye inyuma. Ba Petero mbega barongeye kwambara ibicocero, man nta mbaraga. Umwuka wera arakeneye barokore. Mukanya gato ndinjira mu kantu gato nongere kubabwira imirimo y'umwuka wera ho gake. Hanyuma nibutsa aho yabasanze, numva Kristo ndamukunze, Imana ishimwe. Basanga ku nyanja ngo baraye baroba, bafite inzara, bafite inyota, byabacanze byabayobeye. Aravuga ati ariko bite mufite ikintu kurya? Bati wa mugabo we, ntibaramenye ko ari nawe. Wa mugabo uravuga ngo dufite icyo kurya zura, ati kuva ijoro ryose, kandi urabizi ko amafi afatwa nijoro, twaraye turoba budukereyeho, dore igitondo kirabaye, mu nshundura habe n'urushonzi rwagiyemo, habe n'ururagara rwagiyemo. Arababwira ati none se, ati nimwongere muzigura inshundura. Barareba ati ko si uyu mugabo. Buriya rero uwahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe. Arabati reka dupfe kuri ati ngaho nimujugunya hari iburyo, ngo barajugunya amafi ngo arabyigana. Yewe we ngo ubwato inshundura iruzura, barayora bashyira mu bwato buruzura, bahamagara na bene babo hakurya ati nimudutabare, bazana ubundi bwato nabwo buruzura. Nibwo Petero yagize yerekwa, aravuga ati uyu ntasanzwe, ni wa wundi twahuye cyagiye. Ikiriza ngo amen. Aravuga ati Yesu uvaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Akomeza kongera guca bugufi, kandi gato y'iminsi 40 igeze arongera arabacika. Akigenda ariko baravuga ati mwibuke nta ducitse bwa kabiri, ariko aratubwiye ngo tugenda tugiye Yerusalemu. Yaravuze ngo tugiye Yerusalemu, nubwoba niki ngo baragenda bagiye Yerusalemu. Bakihagera batangira ngo gusubira. Umwigisha umwe aratubwiye ngo batangiye gusubira ukuntu bagiye babibigwari. Petero ati sha ninge wabiteye ko musubira inyuma. Umwe akavuga ati sha uribuka ukuntu yambwiraga ngo nzamwihakana, atuze ukuntu nihakanye narangiza nkavuga ngo ati nkumva mbaye ikigwari we, ati narasebye. Ariko ubundi bari bategereje ikintu batazi ngo ni imbaraga. Hanyuma hano insomye Petero yagize ubutwara agatangira guhamya. Gato umwuka wera yaramanutse, umuriro uramanuka, buzura umwuka wera, bose baratinyuka, barahumuka, barakomera, barasohoka, batangira kubwiriza ubutumwa, batinyuka ibintu batinyaga, barakomera, bagira imbaraga. Ejo kwigaburo ryera natanze ubuhamya bw'umuntu umwe twigeze kugira ibihe ahantu nigeze kuba, bantu buzura umwuka wera, umwuka wera aramanuka, umwuka wera asanga umuntu umwe, umudamu yari afite ikintu gikarishye utapfa kumenya, ariko yari yarashakanye n'umuntu na sheri we, ariko bashakana twite, abyaye umwana amwitirira ngo wamushatse.
nta wundi muntu wari ubizi ku isi uretse we n'umugabo wamuteye inda, kuko bari babiziranyeho ko atwite, ariko ryari ibanga. Umwuka wera amanutse agira imbaraga zikomeye, ijwi rimubwira ko ataratura icyo kintu atazajya mu ijuru. Si ikintu cyoroshye umwana yari amaze gukura kujya kubwira se w'umwana ngo uwo mwana w'imfura si uwabo. Mwuka weraje aratinyuka, aramuhamagara, yari mu kazi ahantu kure, ati ndagushaka, aza mu rugo, asaba uruhushya, aza mu rugo, amupfukama imbere, aramubwira ati ndashaka ijuru, ndashaka ubugingo buhoraho. Burya wabagaho nta mugore wari ufite, ariko Imana ubu tuvugana amagambo ngiye kukubwira nagaragaza ko yangize umugore noneho wawe. Ndakweruriye, wanyica, wanyirukana, mpamye hamwe aho kubura ubugingo. Aramubwira ati uriya mwana w'imfura wari ufite si uwawe. Undi ati nkwikubise imbere mbabarira. Aramubwira ati niki gitumye ukora ibyo ngibyo? Aramubwira ati nakijijwe, narakijijwe buriya. Yaravuze ndi nakijijwe. Ati ntusanzwe ukijijwe se? Atoya, sinari nkijijwe kuko nakubeshya ikintu, ariko sheri nabitewe no kugukunda. Wandambagije icyo kintu nyifite, byihuta vuba, ndakwemera, nsanga nkikubwira uranshika, ariko nsanze Imana noneho yamerera nabi, aho kugira ngo mbure ubugingo naguhomba. Kubera imbaraga z'umwuka wera, Imana irwanira abantu bayo, isanga wa mupapa imwumvisha ko ahubwo ari bwagize umugore, amufata mu mutwe no mu bitugu, aramubwira, yaramupfukamye imbere, aramubwira ngo mva nkubwire, ndashimira Imana ahubwo ko aribwo mbonye umugore, kuko hari n'abandi babikorera abandi ntibabivuge bakabana batyo, noneho urabimbwiye, kandi ubwo bimbwiye buriya ntibirizongera. Nukuri ndakubabariye mugore wanjye, ahubwo icyo nkusabye, umwana ntazamenye ko ntari se. Icyo ni ikintu nahagazeho. Ndashimira Kristo, natangiye mvuga ngo ndashima Imana ko twagize amahirwe tukamenya ibi bintu byitwa gakiza. Nababwiye ngo nitwa Mugabo Emmanuel, ndashimira Kristo. Ubu rero ngize imyaka 50. Abantu ngo iyo bagenda bakura ngo bumva ngo ubwo ngo bashaje, yewe nge 50 ndumva ngewe ndi umuntu w'umugabo, nshima Imana ko ndamye ngize 50 yose. Impamvu ibintu by'agakiza rero nge mbivuga nkumva ndabivuze, narabibonye. Ntuye i Kanyinya, ni hano hakurya mu murenge wa Kanyinya, akarere ka Nyarugenge, hahoze ari Shyorongi, hejuru ya Kinyoni, aha mu Gatenga si kure, ndahamye ko tuhazi. Mperutse no kumenya ko hari mama wacu hano hepfo mu Gatenga nanamusuye. Reka mvuge ubuhamya nk'iminota 7. Ahantu ngeze bwa mbere kenshi nkunda kubivuga ibi bintu. Uyu Yesu mvuga njyewe naramubonye, ngiruka nagiye guca kenge kumwe umwana ashaka guca kenge, nsanga ntago ngira ababyeyi, cyokora nsanga hari papa n'abadamu yirukanye nka 3 hari nzi 2 ariko neza. Uwa mbere icyo muziho yarankubitaga byo mu rwego rwo hejuru, akanshira mu maso amacanshwe y'ubugoro, kanshira mu maso amacanshwe y'ubugoro, kankubita byo mu rwego rwo hejuru. Ntago nari nzi kurya, kandi buriya cyaye ibiryo ntibyaburaga, wenda nta mafiriti yabagaho, wenda yabagaho ariko twe ntitwari tuyazi. Ariko ubundi ntago imbijumba n'ibishyimbo n'imyumbati byaburaga, n'ubugari ntago bene ibyo bintu byaburaga, n'ibidegede ku musozi byabaga bihari, mu nkuka ntabagurishaga ibidegede. Kurya kwanjye byari intambara, mu guca kenge nsanga nuko bimeze, nibwo buzima. Nuko nyine umugore wa mbere papa aramwirukana, haza undi, wa kabiri we ntiyankubise ariko yanyicishije ikintu bita inzara. Uko ngenda ntera gatambwe, ngira inkovu hano mu gahanga, ntimugire ngo iyi nkovu ntago nigeze mba umusiramu, ahubwo ni igihunda. Igihunda ntago mwakimenya, abantu bakuru nibo bakimenya. Igihunda abasaza barabizi igihunda, ariko abantu bato ntago bamwe igihunda. Ni papa nkubise igihunda mu mutwe, anziza ngo nibye ibiryo by'umwana, iyi nkovu. Hanyuma ubwo nyina ni imiruho y'ifyo ngiyo. Hanyuma mu kugenda negera juru, ni mu miruho nyine, ni mu miruho. Igikomeye cyari mu rugo iwacu, mu muryango wacu habagamo abasazi 3. Badata wacu 2 na masenge 1 bari abasazi. Abasazi nyabo biruka ku musozi bakabafata bakabizirika, bambara ubusa,
batiyogoshesha imisatsi ikamanuka ikagera ku kibuno, ibintu biboshye ukuntu byiboshye. Nihuta rero, ubundi buhamya ngira ni bwinshi, bwaba ari umwanya muremure kandi ni iminota itagera ku 10 nshaka kubuvugamo. Nshaka kuvuga ibintu bita agakiza. Mu rugo bararaguzaga mu bapfumu batandukanye, nanjye nigeze gushorera ihene y'isekurume ndi umwana kandi nanjye udashoboye, mperekeza papa. Ubwo no kuvuga ngo data wacu babiri baramaze gupfa na masenge amaze gupfa, ikigaragara ngo bari abadayimoni ngo bagomba kutwica bakaturangiza. Papa nawe bamaze kumwataka, haza umudamu ngo amujyana ku mupfumu kaze. Aho niho twagiye, ngenda mpirimana ihene umunsi wose, bunyiriraho ihene. Ku bantu babizi, uragenda nayo yaruha igahagarara, ugakurura yarekura nkagwana nayo. Abapfumu n'abana babi. Ikintu cyambabaje, twagezeyo n'ukuri ntibashima, nta n'uwampaye n'akajumba, nta n'utuzi. Inzara yaranyishe, ahubwo papa birwamugaraguza agati akicara agatsinda kabero, yaruha yahindukira ngo yicaye nabi, ageze aravuga ngo ariko mana ngo amagara arasaza koko, bati inkoko baramukubise. Dushimira Yesu, twagize Imana tuva mu buretwa bwa shitani. Iyo mvuze ibi ndakomera nkavuga nti Imana ndagushimiye, nta kintu cyanyeganyeza ngo ngikure nk'umwami wanjye, ngo wenda ngo banyirukanye mu nzu, ngo umuntu aransuzuguye, ngo umuntu ngo woya. Turashimira Kristo wadukemuriye twabwo badayimoni. Aho rero niho noneho ngo kugira ngo badukagire bazanye nyabingi mu rugo. Ubwo abana barashize, njya kuba kwa nyogokuru, ntangiye nari ngeze mu wa gatanu, njya kuba kwa nyogokuru. Papa yubatse urugo rwe, nanjye mba kwa nyogokuru, ari njye ubana nyogokuru njyenyine, abandi bose barashize. Aho rero bazana uruhimbi rwa nyabingi kwa nyogokuru ngo biturinde, no kwa papa bajyana y'urundi. Ubwo kwa nyogokuru hari uruhimbi rwa nyabingi, ubwo ni itsinda ry'abadayimoni ngo rigomba kuturinda nepfyo bahari. None ikibazo bamaze kuhagera, data wacu wari usigaye abarapfuye. Umutima wanjye urabana, ndavuga nti Mana, numvaga mvuga nti ubu turashize koko, nkareba nkabona turashize, nkabona ninjye muhungu usigaye ninjye ugiye gukurikira, ngumva ntinye gupfa we, nkumva we nariko koko Imana yamfashe tukabona umupfumu uzi gukagira rwose, akaduha ibintu biturinda. Gukagira rero mwe abato ntimwabimenya, mbega ni nk'uburinzi mu yandi magambo. Hanyuma nihute, kintu nshimira Kristo, haje abantu bavuga ubutumwa ahantu irutonde. Abantu bino ko mucuruzi birutonde ntimuhazi, irutonde ku mashuri ubu hasigaye hitwa abantu bahubaka bavuga ko ari Nyabyondo, nicyo cyitiriro bahita. Abantu baza kuvuga ubutumwa, burya n'ubwana bw'uburara bwirwa bubungera ntibubura ibintu. Ubugoma buvuze turagenda tujyayo. Abantu baririmba neza nk'uko baririmbyi baririmbaga, bararirimba bavuga ijambo ry'Imana. Buri Imana igushaka sinzi ukuntu ibigenza. Hanyuma mpava mbikunze, ariko nta kintu nakuyemo. Ntabwo namenye biva niyo bijya, ariko mpava nkunze abantu baririmba gutyo bateye uko ngo iryo dini mbaririza aho abo bantu baturuka. Menya ko bari mu Gaseke. Mu Gaseke ntago byanga bino gano habura umuntu uzi mu Gaseke. Menya ko bari mu Gaseke, nkigerayo mpasanga umushumba witwa Natani, ubu nyine yabaga imusasa, nini yabaga iruri niho yari umushumba, avuza ingoma akavugiramo indimi. Mujye muvuga indimi nta kintu bitwaye, Mwuka Wera arakenewe. Avuza ingoma akavugiramo indimi, korari karirimba ijuru rikamanuka, nkavuga nti ndashimye. Ndumirwa neza numva ibintu birirukanka. Nuko umwigisha agezeho rero avuga ukuntu Imana ifite ifuhe ry'ukuntu hano mu rusengero ngo harimo abantu bafite ibigirwamana, bafite impigi, bafite ibiki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva bisa n'ibyo ari kuvuga bibi wacu. Arangije banga guhaguruka, aravuga ati nkawe uburondozi bwaremeraga nk'ubu. Hari igihe nanjye haragiye Imana igimfasha hagira kantu mbona, ariko ntibyemewe kubona ikintu gikaza wabivuga. Oya, turaguhugura nyine ariko tutagukojeje isoni. Icyo gihe rero ubwo ntago ariko byagendaga. Abivuze ngo yiwe ngo ndabifite, mbona nabyerekanye. Nundi baba benshi, babaye benshi rero nabona imbaraga z'Imana. Twarasenze mu rusengero, imbaraga z'Imana ziramanuka, umuriro w'Imana wamanuka kumwe mu bizi kwa Pentecote. Mu gusoza bavuga ko hagiye kuba ibirori byo kubitwika. Izi gahunda ntago zabagaho icyo gihe, ahubwo twasozaga iteraniro rimwe ryonyine ryasozaga nka 10:00. Tukirwa tugenda tuzura Umwuka Wera mu nzira n'utugoma nuko murabibuka abo hambere mu Rwanda. Hanyuma atawe Kristo ndagushimiye nanone
hanyuma ikintu ndaboneye ko bya bintu bikaze, barasohoka bajya kubitwika, bimwe bigaturika, ibindi bikanga gushya, bagasenga bigashya kubera amasengesho. Ntaha mvuga ntaha hantu niho hari ikintu cyakagira umuntu bigakunda. Nasubiyeho bwa kabiri nibwo namenye ibintu bavuga ibyo ari byo, menya ko kugira ngo umuntu agire izo mbaraga yihana ibyaha. Nta byaha by'ibitangaza nari mfite, ariko mwiyo nzara mu buzima kugira ngo mbashe kubaho, najyaga mu mirima y'abandi nkiba nk'igiti cy'umwumbati kimwe, yari yo guhekenya si yari yo kugurisha. Nkagenda nkahekenya na mukumva mpaze suguhaga, wahekenya imyumbati ugahaga. Nkajya mu bihuru nkanywa amazi pfiyo, hanyuma nyine indi nkayihisha mu gisambu, nkazajya kwihekenya ejo cyangwa ejo bundi. Aho inanasi nkagenda nkayihitana, aho ibigori biri ukagenda ukangiza ukarya imisigati. Bwabaga ari ubwo buzima. Nibyo nihanye nihana neza, ndetse umwuka aransanga mfata umwanzuro ndagenda nkajya gusaba imbabazi aho nangirije ibigori. Nkagenda nti ninjye wabangirizaga ibigori, nkagenda nti ninjye wibaga amapera, nkagenda nsabi urugo kurundi, ntawangira inama n'umwuka wera, ariko yashaka kunkomeza neza. Iyo ushaka izo mbaraga wihana neza. Nihuse nsoza sinzi ukuntu byagenze, ngira imbaraga zidasanzwe, umwuka wera aramanukira, ijwi rirambwira ngo ubana n'ibigirwamana mu nzu, kandi ubwo kwanya rwo rwitwaga urugo rwanjye. Umwuka ntegeka ko ngenda nkajya kubisenya. Nsoza imbaraga z'Imana zaramanutse, ndagenda njye ubwanjye natakurimbi rwa dayimoni, ndasenga maze gusenya inyiga, mfata ibinyuguri ndabimena, ibintu bw'ubucuma ndabumena, ubuntu bw'ubweso ndabumena, aha ndahakubura. Yabaga ari inzu ingana ikiza akazu k'ibyatsi kangana urwara, ndanyanyagiza. Nyogokuru ati mwana wanjye urapfuye, ababyeyi urabacokoje. Ntaba ntago ari ababyeyi, dufite Imana iri hejuru y'ibintu byose. Narabaze kumenya ko hariho Imana. Ndabisenya, maze kubisenya hari ku cyumweru mu gitondo njya gusenga mu Rwintare, niho twari tumaze kugera. Hari urwibutso, ntimwahayoberwa mu Rwintare hari urwibutso, buriya ruri urwibutso aho ruri hari urusengero twasengeragamo rwabereyemo ibikorwa bibi bya jenoside, abantu biciramo abantu. Birangije nyine hahinduka urwibutso, ntihasubira urusengero. Nicyo cyabiteye buriya. Njya gusenga nshima Imana, abantu buzura umwuka wera. Ntaje nsanga batumije umupfumu ngo ibintu byakomeye, ngo ibintu byadogereye. Nkihagera nshaka kugira koba, numva imbaraga ziramanutse, numva ndakomeye. Mpita nima ngo aramwaye Satani ntagira intebe mu ijuru, aramwaye Satani numva mpise ngira imbaraga, numva ndakomeye. Hanyuma arangije aravuga ngo harye ngo abasengeraye, ngo ni muri ba bantu babasazi. Nuko ahita babwira ngo, aravuga ngo bene abo turabazi. Ahita agenda adasezeye. Dushimire Kristo. Si ibyo gusa, no mu gace hari ibindi byagiye biba. Ikintu gitangaje, bahise bavuga ko nshobora kutazabyara. Ndashimira Imana, mbyaye imbyaro 8, hagiye umwe dufite 7. Ngira abana bakuru. Ndashimira Kristo. Umuntu wari umeze utyo, Imana yabanye nanjye. Urumva ngira amahirwe yo gutera utuntu tw'udutambwe. Nanyonze igare, nzi kogosha. Ubu nta muntu uzi nogosha irwahi. Nanyonze igare tunyongera veni, ntwara moto ntagira perimi. Mana ishobora ibintu byose we. Nahingiye 70. Yewe data wa twese we. Yewe. Nacuruza udusamaki ku mutwe. Nacuruje ibyibo. Mana ishobora ibintu byose. Nuko rero ndagenda njya kwiga imodoka, mbona perimi, ntunga n'imodoka, n'ubu ndacyayitunze, nzi no gutwara imodoka, hazenguruka i Kigali. Tugira gutya, Yesu ahabwe icyubahiro. Umwuka wera arakenewe, umwuka wera arakenewe. Ayiwe, umwuka wera arakenewe, umwuka wera umwuka wera arakenewe, umwuka wera ayiwe, umwuka wera arakenewe, umwuka wera arakenewe. Haleluya. Ndababwira rero barokore beza, gukizwa bibaho. Ndacyakijijwe, ndi umupasiteri, ariko icyo mpagaciro si titire ADEPR yampaye. Icyo mpagaciro ni imbaraga z'Imana ziba muri twe. Mushumba yambwira tugiye kwigisha, niko ntari mbizi, ntimirya kabiri. Umwuka wera arambwira ngo ubwo uratinye. Ndamubwira nguriya ntimitamuga ntimusho mu mwanya. Simba nje kwiyamamaza, ni ukuvuga iyo twabonye. Niyo twabonye. Kandi singira ngo mbi cyamamare, woya. Kwabaributsa nta cyamamare cyavayo. Kristo atamamajwe. Turashimira Kristo. Mana ishimwe. Hanyuma makuru mfite, ndashoje. Makuru mfite barokore bene data.
turashimira Kristo ko twateranye. Inyungu ikomeye wakura aha ni ukwihana ibyaha. Niyo nyungu ikomeye kuruta kureba ko aririmba neza. Buriya ntimurareba neza. Kuruta ko aririmba neza. Inyungu ikomeye ni ukwihana ibyaha. Kugira ngo nshobore ibyo nuko nabanje nkareka ibyaha nabaga mfite. Hano musho reka mvuge umuntu umwe uba hano muza Mukesha ni president wa korali yihe? Uriya ni uwiwacu. Ni uwiwacu. Twarabanye ni inshuti yanjye, twarasenganye, aya makuru arayazi. Imana nibaho umugisha. Ndagira ngo rero bene data barokore beza, umuntu ushaka kwihana akava mu byaha, uwaguye agasubira inyuma, nyemerera duhaguruke dusengane Imana. Hanyuma nyuma yaho ndasenga nenginga Imana ngo idukumbuze kugira umwuka wera, kuko ubu sinabwira Imana ngo bateze abantu umwuka wera, kuko umwuka wera birategurwa. Imana nibaho umugisha. Namaze kumenya ko buriya ngo iyo twagize graduation, twakoze ubukwe bwiza, mbega twacyuje ubukwe, twahanye inka mu ijuru ngo ntibabibona, babona twishimye gutya ariko bikarangira bityo. Ariko ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye mu isi, ngo mu ijuru barahaguruka, impundu zikavuga, ibirori bikaba, ibintu bigakomera. Mwikirize ngo amen. Nari mvuze ngo tuguha amahirwe gumva watahana umugisha muri iri teraniro. Ushaka kwihana bwa mbere, warasubiye inyuma, Satani yarakurasha ugasubira inyuma, nyemerera uhaguruke tugusengera Imana utahana umugisha muri iri teraniro. Imana nibaho umugisha. None horamutse atabonetse, Imana iguha umugisha. Dukomere Imana yacu amashyi. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Reka mbabwire, ayo mashini muyongere, Imana iguha umugisha nawe. Ubu mwijuru impundu, Imana iguha umugisha nawe. Imana nawe iguha umugisha. Buriya mwijuru impundu ziravuze. Imana ishimwe. Nimwiyizire hano, nimwuze hano tubarambikeho ibiganza, tubasengere. Ibi tubabwira ni ukuri. Nabaye umuntu w'umugabo kubera izo mpamvu. Imana rati ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana nibaha umugisha. Hanyuma rero nubundi tugiye gusenga Imana, ariko ndagira ngo kugira ngo bigende neza iminota yanjye ye kundangirana, namwe muhaguruke tubwire Imana ngo Data dukumbuze kongera kwifuza umwuka wera. Murakoze cyane. Data wa twese turagushimira igitangaza kandi uri umugizi wa neza. Tugushimiye neza yawe watugiriye, kandi bene data n'abashiki bacu biyumvise mu rubanza kubw'ijambo ryawe, bahaguruka mu giterane kingana gutya, bituma mu ijuru impundu zivuga, tubatuyeho imbabazi z'Imana, bababarira ubakomeze, kandi ubwiza bw'ishora byose ubamurikire, kandi mwamubambike imbaraga ntibagasubire gukora icyaha ukundi, kandi ubakomereze mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Imigisha bari baraburiye mu isi bayibonera mu gakiza kawe. Abitora reka tugukomere amashyi tugushimira igitangazo ukoze, tukuvugirize n'impundu, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye Mwami, tumenye ko umwuka wera akenewe, dukeneye imbaraga. Iri teraniro turaryingingiye ngo naryo uryeze, ariko Data ongera utwibutse ko dukeneye kuzura umwuka wera. Ndagushimiye Data, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Aba bihannye munyure hano, murakurikira uwo mudiyakoni, mukurikira uwo mudiyakoni abagira inama. Ndagira ngo twongere dushimire Yesu, tumuha amashyi menshi cyane kuko aracyahamagara. Urukundo rwe, imbabazi ze. Ababonye afishe y'iki giteraniro avuga ngo mwese abarushye abaremerewe muze musange ndabaruhura. Mwami Yesu nahabwa icyubahiro. Hari igihe twihugiraho tukavuga ibintu bikomeye, ariko hari umuntu ubana n'uburushye ari mu rusengero, hakaba n'abantu barushye muri rusange. Ntabwo dukwiye kwikunda ngo tuzajye mu ijuru twenyine, ahubwo dukeneye kujya mu ijuru tujyanye na bene wacu. Yesu nashimwe. Kandi twumvise uburyo Yesu abigenza, ahindura ubuzima bw'umuntu, kandi yamaze guhindura ubuzima bwawe akora n'ibintu abantu bananiwe. Yesu ushobora kuvukira mu muryango utarigeze ugutekerezaho ngo bagupangire, yenda bavuga ati tuzaguha umurage, tuzaguha umunani, ariko iyo umaze kwemera kuba umwana w'Imana, Yesu ashobora no kugupangira pe kiri no mu isi. Yesu ajya apangira abantu yahamagaye. Mwami nashimwe. Ashobora kuguha ubwenge, ashobora kuguha uburyo,
kuko arakarabya, arasiga, akambika, ukagira isura nta sura wagiraga, akaguha ubwiza ntabwo wagiraga, akaguha amahoro ntayo wagiraga, akaguha izina rishya. Wari umupagani, wari ufite amazina ya gipagani, ukitwa murokore, ukitwa pasiteri, ukitwa umukozi w'Imana, ukagira agaciro mu muryango iwanyu ari utangiriye, aho ukorera bakabimenya yuko Yesu yakoze ibitangaza. Umwami nashimwe. Hanyuma wasanga waravukiye muri zero ku cyiciro cya mbere cya nyuma cyo hasi, Yesu akaguhindurira icyiciro, ajya ahindura icyiciro kugeza ku rwego bavuga batari ko iryo dini wagiyemo barahemba, bakoze iki? Kubera ko Yesu ajya asiga no tuvuta. Yesu ashimwe. Harabo Yesu yagiye asiga se? Haleluya, haleluya. Akagusiga, akagukarabya, akaguhetamura. Ibyaha birica, bikicarira umuntu, bigatesha agaciro. Bifata umuntu wize amashuri akayarangiza yose, akayamarayo yose, akiga yanarangiza yenda ibyo yakurikiranye agatangira ibindi, ariko yaba ari mu byaha bikamuzingazinga, bikamutesha agaciro. Yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, yaba ari umunyarwanda, bikamuzingazinga, yicaranye za PhD nk'eshanu, zikamugira umuntu w'imburaho usabiriza. Utabati wamfunguriye, kandi ubwo ngubwo n'abadayimoni binjiriramo n'ibintu biteye ubwoba n'ibiyobyabwenge, umuntu akarangira agatakaza ubumuntu kandi nawe yararemwe. Imana ishimwe ko muhagurukiye mu gihe gikwiriye kugira ngo tuburire abantu Satani yahetamishije kugira ngo bakizwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Dufite ibintu byinshi byabyiganira muri twe. Hano dufite inyubako ikomeye, ariko burya gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Mureke tubanze duhereze Yesu nawe aduhereze. Mureke tubanze tubwirize ubutumwa bwiza, ubundi urusengero narwo azarutwubakira bien, rwiza rusobanutse. Turi mu ivugabutumwa, turi mu mbaraga, turi mu ijambo, rwose ntago tuba twavangiwe. Iyi bundi ntekereza ko Yesu yabyitegereje. Nigeze kujyana n'umuntu turi muri Nyungwe, nkajya mbona asora ikiganza, nkabona arasuhuza abantu bose. Ndamaze kusuhuza abahisi n'abagenzi, yari umuvugabutumwa. Arambwira ati ndeka ndiho ndabiba urukundo, reka ndubibe. Haleluya. Iyo ushaka kugira ngo ubone umugisha, uremera, Imana ikagukoresha. Iyo ushaka kugira ngo uzabone ibintu byinshi, uremera ukumvira Imana. Iyo ushaka kugira ngo ubone imigisha, uremera ukaba misiyoneri, ukamanuka ugatwara ubutumwa bwiza. Iyo ushaka kugira ngo itorero ryawe ritekane, ureka ivugabutumwa rikagira imbaraga. Haleluya. Ndagira ngo dusabe korari itambuke, duhuze umutima, indirimbo imwe dutanga amaturo na kimwe mu 10. Dufite ibiseke biri imbere hano, dufite iriya Momo Pay, buri wese arakoresha iriya kode, abakeneye gutanga icya 10 n'amaturo, bifuza umugisha w'Imana, bifuza ko Imana ibagirira neza, wirangara, wikiranirwa, kiranuka, agakiza karisobanura, agakiza karihariye, agakiza kukavuga. Kandi uriya mukozi w'Imana, Imana ikoresheje atubwira ubuhamya n'ibyo Yesu yakoze mu buzima bwe, naho Yesu agejeje akora, mutunga ibiganza ngo Imana imuhereze umugisha. Amen. Reka nsabe perezida wa korari duhuze umutima, yigire hafi asabira umugisha abantu bagiye gukora uyu murimo wo gutanga icya 10 n'amaturo. Nawe tegura ituro ryawe, turi mu ndirimbo barayiririmba nta korasi ngiyi, hanyuma tuyumve, twumve ubutumwa bwiza, ni turangiza dusoze tuze kwinjira mu rya kabiri. Mana data turagushimiye mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware. Uri Imana igira neza, uri Imana iruhura, uri Imana ihindura amateka, uri Imana itanga agakiza, ugatanga umunezero, ukavunjira umuntu. Haleluya. Turagushimiye, turaguhimbaje, twarakubonye, twarakumenye. Wa Mana we, nushyirwe hejuru rwose, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe bugumwe buze mu mitima yacu kandi buganze mu bantu bawe, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zikomeze kumanukira muri twebwe. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya tugezemo, abantu bawe bagiye gutanga icya 10 n'amaturo, bagushimira kubw'imirimo wakoze hagati muri bo. Turaguhimbaje rero, akira aya mashimwe, akira aya maturo,
akira iki cya 10 mana kugira ngo bikore umurimo wawe. Urakoze urakarama uha umugisha umuntu wese mu izina rya Yesu, amen. Uwiringira Uwiteka Imana Data akirengagiza imibabaro yo muri iyi si. Iherezo Imana izamugororera. Iherezo Imana izamugororera. Hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data akirengagiza imibabaro yose muri iyi si. Iherezo Imana izamugororera. Iherezo Imana izamugororera. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo we shima. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo we shima. Hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data akirengagiza imibabaro yose muri iyi si. Iherezo Imana izamugororera. Iherezo Imana
Imana izamugororera. hahirwa Hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data, akirengagiza akirengagiza imibabaro yo muri iyi si. iherezo Iherezo Imana izamugororera. iherezo Iherezo Imana izamugororera. wamwiringiye waburi cyo kurya cyangwa se waburi cyo kwambara Uwazabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kera imbuto mu gihe cyazo. Uwazabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kera imbuto mu gihe cyazo. Hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data, akirengagiza imibabaro yo muri iyi si. Ku iherezo Imana izamugororera. Ku iherezo Imana izamugororera. Hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data, akirengagiza imibabaro yo muri iyi si. Ku iherezo Imana izamugororera. Ku iherezo Imana izamugororera. ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nari umusore none maze gusaza, oya sinigeze mbona sinigeze Uwiteka reka umukiranutsi cyangwa se urubyaro rwe rusabe. oh nari umusore maze gusaza, oya sinigeze mbona sinigeze Uwiteka reka umukiranutsi cyangwa se urubyaro rwe rusabe. nukuri nari umusore maze gusaza, sinigeze mbona Uwiteka reka umukiranutsi cyangwa se urubyaro rwe rusabe. hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data, akirengagiza imibabaro yo muri iyi si. iherezo Imana izamugororera. iherezo Imana izamugororera. hahirwa uwiringira Uwiteka Imana Data, akirengagiza imibabaro yo muri iyi si. iherezo Imana izamugororera. iherezo Imana izamugororera. oh iherezo Imana izamugororera. iherezo Imana
amen 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 amen. Yesu abaho umugisha. Abaririmbyi barakoze, Imana ibaha umugisha. Hahirwa abantu biringira Uwiteka, Uwiteka akababera ibyiringiro. Imana ishimwe. Ku iherezo bazabona ubugingo buhoraho. Amen. Tugeze mu mwanya tugiye kubagezaho amatangazo, gahunda z'itorero rya ADEPR Gatenga kuva kwa mbere kugeza kwa gatandatu tuba dufite twibature itangira saa 10:45 ikageza saa 12. Kandi ku mugoroba buri wa mbere tugira umugoroba wo gutabaza Imana kuva saa 12 kugeza saa 2, hazaririmbamo korali Elayo. Kwa kabiri tugira amasengesho y'abagore atangira saa 3 akageza saa 10, kandi saa 8 twigisha gusoma, kwandika no kubara ku bantu batabashije kwiga amashuri abanza. Kwa gatatu saa 11:15 hazaterana zone ya Kicukiro. Saa 1 kugeza saa 3 haba harimo amasengesho y'abagabo. Kandi kwa gatatu saa 9 no ku cyumweru iteraniro rya mbere rirangiye twigisha abantu bifuza kubatizwa mu mazi menshi n'abandi bifuza kwakirwa bari barabatijwe mu mazi menshi. Abari kwiga n'abandi babyifuza turahurira hariya kuri primaire niho bigira. Kuwa kane tugira amasengesho y'itorero ryose atangira saa 3 za mu gitondo akageza saa 10. Kwa kane saa 2 z'umugoroba urubyiruko ruba rutangiye gusenga Imana. Kwa gatanu saa 12 nabwo kugeza saa 2 tugira umugoroba wo kuramya Imana no kuyihimbaza, habarimo groupe yo kuramya no guhimbaza. Ku cyumweru tugira amateraniro 3, irya mbere ritangira saa 1:15, irya kabiri gatangira saa 3:30, irya gatatu rigatangira saa 5:45. Amatangazo yandi adasanzwe ariko ntarayavuga, hano imbere hari igiseke, murabizi nkuko twabyumvikanye, mushumba yabivuzeho cyane ko tugiye gutangiza inyubako, kandi iri tsinda riri imbere yacu abakristo abashyitsi ko dufite gahunda yo kubanza gutanga miliyoni 21 mu cyiciro cya mbere. Iki kibo rero kiratureba, tugomba kugishyiramo ituro ry'inyubako. Imana idushyigikire kandi igidushoboza mu izina rya Yesu. Rero andi matangazo adasanzwe, ubwo uko ndi gutanga aya matangazo adasanzwe, wazanye rya turo ry'inyubako arabarishyiramo hano. Ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR Gatenga burasaba abantu batarasezerana imbere y'ubuyobozi bwa leta n'imbere y'Imana n'itorero baryigaburo ryera, bari mu mirimo n'abigira umubatizo batariyandikisha ko bihutira kwiyandikisha bitarenze uyu munsi. Dusoje aya materaniro, abari muri iri teraniro turahurira hano inyuma muri biro tubandike. Kandi kwa kabiri, ubwo ndabwira cyane abo tutongera guhura biyandikishije, kwa kabiri ku itariki 14 saa 12 tuzakorana inama kugira ngo tubasobanurire ibyihutirwa bagomba kuba bujuje kugira ngo tunoze uburyo bazakora iyo gahunda yo gusezerana mu mategeko ya leta n'imbere y'Imana. Imana izabashoboze muze kugira ngo tubinoze neza. Ku itariki 19 z'ukwa gatatu hari inama mpuzabikorwa imwe ikemukiramo bya bindi byose twagiye tuvuga n'abatangiza imishinga y'ubukwe, baza muri biro tukababwira n'ubundi ibisabwa kugira ngo bazaze mu nama mpuzabikorwa babyujuje. Abashaka kwinjira mu mihamagaro y'amakorali nabo baraza tukababwira ibisabwa kugira ngo nabo bazahure n'inama babyujuje. Abari inyuma y'itorero bifuza kugaruka mu itorero bakaba urugingo rw'itorero nabo bazaza tubabwira ibisabwa kugira ngo bazahure n'iyi nama yo kuri tariki 19 nyuma y'iteraniro rya gatatu bujuje ibisabwa. Ku itariki 26 z'ukwa gatatu hari inama ya Minisiteri y'Abadiyakoni, iteraniro rishoje rya gatatu. Bushize muziko twayisubitse bitewe nuko umuyobozi wabo yari yagize ibyago, bivuga rero ngo kuri itariki 26 nyuma y'iteraniro rya gatatu niho inama y'Abadiyakoni izaba. Ku itariki 20
hari amasengesho y'abibana azatangira saa 3 za mu gitondo akageza saa 10. Imana idufashe. Nanone muribuka ko iyo dusohoka dutanga ituro ry'abakene kubarizanye kugira ngo dukomeze gufasha abakene nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Reka twakire mushumba n'ubundi adusoreze. Imana ibahe umugisha. Mwarama arakoze kutugezaho amatangazo. Dushimiye mwebwe mwese mwazindutse mu iteraniro rya mbere rirazinduka by'ukuri, ariko n'ubundi umubyizi n'uwa kare, ari abaririmbyi, ari abakristo mwese n'umwigisha wacu, Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ndashaka gushimangira iri tangazo. Hari abantu baba bari mu mirimo, birashoboka ko umuntu ashobora kwinjira mu buryo butandukanye akisanga ari mu itorero atarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, mugabo n'umugore babana. Turasaba rwose ko mubishyira ku mutima, kuko nyuma ya kino gihe tuzareba abantu batasezeranye twarabivuze, nitubaheza ku igaburo ntibizababaze. Mwese mwabyumvise? Nihabaho kubabwira ngo babe baretse kwegera igaburo ryera, ntibizabaremerere nk'aho kibaye ikikuba mu itorero. Kubera iki? Ntago abantu bakwiye kubana batarasezeranye mu rwego rw'amategeko. Niyo tugiye kubateza none, tubatiza umuntu wabanje gukemura icyo kibazo. Kubera ko isi tugezemo ya none irimo amayeri, irimo ubwenge bwinshi. Umuntu araza nyine akizwa, batanze promosiyo mu karere kacu ka Kicukiro n'umurenge wacu, batanga promosiyo. Ubwo rero umuntu uzacikanwa, ubwo nidufata ibyemezo azihangane, kubera ko ubwenge bwaragwiriye. Umuntu araba yuzukuruje afite abana nk'icumi, kuko atasezeranye amategeko no mu itorero, agahita ata umugore agata umugabo ngo agiye gushaka. Ibyo rero twazisanga nta miryango tukigira, kandi ibyaha byariyongereye. Ariko nanone umwuka wera akomeze gukora ku mitima. Hesha agaciro umugabo wawe, hesha agaciro umugore wawe n'abana bawe, musezerane. Hanyuma bujuje ibisabwa no mu itorero muze tubasezeranye. Nababwira ko gato tuzayigura, babwira ko fanta tuzazigura, ariko mugakemura icyo kibazo. Ntago tuzabasaba rwose, itorero turihagije ku buryo iyo gato muzayimbaze, Imana izamfasha na mpuzabikorwa na fanta tuzaha abageni bacu uwo munsi. Kandi ntibizaba kure, dore tuzajya hano muri iyi sare Gitifu ahadusanga. Tuve muri iriya sare tuze hano mu rusengero tubasabire umugisha, ubundi dukora ibirori byo guhimbaza Imana. Imiryango igire umunezero ibanye yujuje ibisabwa. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndagira ngo turange umusore n'umukobwa wacu bafite ubukwe kuri 18. Reka nsabe Imana atambuke, Ayimana Jean Marie Vianney nta Rwanda, azane na Solange, baze tubarange bwa nyuma. Navuze ni abasore n'abakobwa. Uyu ni umudiyakoni, minisiteri y'abadiyakoni igiye gushyingiza. Ni umwanditsi cyangwa ni sekreteri wa minisiteri y'abadiyakoni. Banyuze imbere yanyu. Hanyuma uyu munsi rero ni umunsi wo kubaranga bwa nyuma. Reka mbaze itorero nimba mukibafitiye icyizere, mukibemerera ngo bazasezerane gusezerana kwera. Muracyabemerera? Imana ibahereza umugisha. Iyo murambuye ibiganza gutyo rero, hari irindi jambo twongeraho. Ubukwe busaba imbaraga, ubukwe busaba ko busengerwa, ubukwe busaba ubushobozi bw'amafaranga. Rwose burya abantu bahurije hamwe ibitangaza birakoreka. Ndagira ngo rero muzarebe nta Rwanda, reka nkoresha iryo zina kuko niryo rimenyerewe cyane, ariko yasanze kwitwa nta Rwanda bidajyanye n'igihe, ahubwo ahitamo kwitwaho Imana, kubera ko yabihindura bivuga ati harakabaho u Rwanda, none yahinduye naho Imana. Ubwo rero na Solange ni umuririmbyi wa Elayo. Hanyuma mubarebe abo bazahamagara mu mirimo, muzabumvire, ariko n'inkunga y'amafaranga irakenewe. Mubifurije ubukwe bwiza. Imana ibahereza umugisha, bigendere, twarabusengeye rwose, kandi Imana izabagirira neza, n'Imana igitugirira neza.
muhaguruke dushimire Imana abanye natwe. Dushimiye korali duhuza umutima, dushimiye korali Holy Nation, dushimiye korali Inyota ya Rufajiri, dushimiye abakristo baje mu rya mbere. Reka tubabwire ko mu mwanya saa 8 turaba turi Njamena rero muze tumanuke dusanga aho abantu bari, tubasangishe Yesu, tubabwire neza y'Imana. Kandi nta wemerewe muri mwese gusiba, mwese muze dusange bene wacu. Dufite igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge n'uburaya kuri uyu musozi, kandi tukabica mu izina rya nde. Ubwo rero abasenga mu bisengere, uyu munsi ni umunsi w'umurimo w'Imana. Nababwiye ngo iyo twakoze neza natwe turahembwa, ababikora babikunze bahabwa ingororano. Iyo twatekereje tuganisha aho hantu, Yesu aradushyigikira. Mwami nashimwe. Ubwo rero saa 8 turahurira Njamena hamwe ku isoko, hariya habera isoko, mu giterane cyateguwe ku bufatanye n'umurenge wa Gatenga. Muze rero hanyuma dusange bene wacu hariya, tubabwire Yesu, duhuze umutima. Ndibaza yuko mwarabisengeye kandi muriteguye. Imana ibahereze umugisha. Reka dusabe umugisha, muzamure ibiganza dusengere n'ibyifuzo biri hagati muri twe. N'icyo giterane dufite, Imana ibane natwe. Mana turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri data wa twese. Imvugo yawe iratunezeza, tugushimiye ijambo ryawe ko rifite imbaraga zibohora. Turagushimiye Mwami icyo wabwiye abigishwa bawe, abo watoranije, abo wahamagaye, warababwiye ngo nimugende muhindura amahanga. Turasenze kugira ngo Mwami abantu batugose badakijijwe turacyabasengera, abazengurutse uyu musozi turacyabakwereka mu izina rya Yesu. Mana kugira ngo ubiyereke, kandi Mwami turakwinyize kugira ngo mu miryango yacu barahari batarakizwa. Mana muri kuri uyu musozi barahari. Turasenze kugira ngo imbaraga zihamagara, imbaraga zihindura nizo twiringiye, kuko Imana ikomeye. Turagushimiye Mwami Yesu, ubwo twakwemereye nawe twemerere, kandi umugisha n'amahoro Yesu atanga bibe muri iri teraniro. Dusengeye ibyifuzo Mwami kugira ngo tubere igisubizo buri wese uko akennye, buri wese Mana mu bimugoye, buri wese mu cyifuzo afite. Mbere y'Imana niho turi, uri Imana isoma ikareba ikitegereza. Buri wese n'umubere igisubizo, umubiri n'umwuka n'ubugingo byacu birindirwe nawe n'imbaraga z'Imana isumba byose. Turagushimiye, komeza gutanga umugisha no kubana natwe. Gendana n'abagiye kandi usigare n'abasigaye, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu no tubisabye, amen. Mwami Yesu abahereza umugisha. Intashyo kubashyitsi mu rya mbere, intashyo kubashyitsi mu rya mbere, bazadutangira intashyo mu rya mbere abashyitsi bacu nabo, kandi munamura ibiganza twakira intashyo zanyu. Yesu abaho umugisha.